nzanye urufunguzo rufungura bizinesi yawe, nzanye urufunguzo rufungura umuryango abadayimoni bari barafunze ku buzima bwawe. Imana irashaka kugira ngo ice inzira, igucira kanzu aho abadayimoni batarega, aho iminsi itarega. Rero Imana igiye kuvugana nawe muri iri jambo. Ijambo riboneka mu gitabo cy'Imigani ibice 22 ku murongo wa 12. Harimo ijambo rivuga ngo amaso y'Uwiteka arinda ufite ubwenge, ariko atsembaho iby'agagambanyi. Bivuga ngo mu buzima ubayemo ugomba gukora ufite ubwenge. Ubwenge mu kuvuga, ubwenge mu kugenda, ubwenge mu gutekereza, ubwenge mu nshuti. Noneho ku murongo wa 4 hejuru harimo ijambo rivuga ngo uwicisha bugufi akuraho Uwiteka ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Rero urumva ko Imana ikwitayeho. Imana irashaka ko igukiza indwara, Imana irashaka ko igukiza ibyaha, Imana irashaka kuguha ubugingo, Imana irashaka kugukuraho agasuzuguro k'abadayimoni, Imana irashaka kugukura mu byobo, mu byondo, mu mase abadayimoni bashize ku buzima bwawe. Niko Imana ivugana nawe, niko irimo ibyemeza. Ese wakoze subscribe? Akora subscribe noneho ujye wumva ibiganiro byacu. Imana irashaka guhindura ibyo ubona byananiranye, nibyo Imana ishaka gukora. Irashaka kukuremeraho ibitangaza. Nicyo cyazanye Yesu, kugira ngo aturuhure ibyaha, aturuhure ingoyi, adukureho agahinda, amarira, imiruho, imyaku. Nibyo byazanye Yesu. Ndagushimiye rero kuba warakoze subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu. Kora share, de comment uko ubyumva. Ariko niko Imana irimo ivugana nawe, niko Imana irimo ivuga ngo irashaka kubikora none. Vuga ngo atura amagambo meza ngo ndakira imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye, ndakira imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye, ku buzima bw'umuryango wanjye. Murakoze, mu kanya turongera duhure mu kindi kiganiro.